turabasuhuje cyane abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda ndetse n'abadukurikirana mu by'ukuri bicecekeye. Tubanje gushimira cyane abamaze kutwereka ko bishimiye kudukurikirana buri munsi. Abo ni nk'abakanze subscribe, bashyiraho comment ndetse mu by'ukuri n'abadusharingira turabashimiye cyane. Uyu munsi wa none rero twabazaniye ikintu cyo kureba ikibazo kiri mu bahanzi cyangwa se mu miririmbire y'iki gihe, kuko birabaho ko umuhanzi asohora indirimbo mu by'ukuri ugasanga iyo ndirimbo ibaye trend mu gihe rwose gito cyane, ugasanga indirimbo trendinze ukwezi cyangwa ibyumweru bitatu, indirimbo itaye pose cyangwa se itaye agaciro. Kandi tukareba abahanzi nk'abakagambage baririmbye mu bihumbi bingahe byashize, mu by'ukuri ugasanga indirimbo bagiye baririmba kugeza na n'uyu munsi ziracyari indirimbo ziryoshye. Tukibaza se abahanzi buno munsi bigenda biki? Ese abahanzi buno munsi mu buriki? Rero mu by'ukuri nka King Love TV twarebye dusanga ikintu mu by'ukuri abahanzi buno munsi bari kuzira, mugabanye ibishego. Kubera yuko mu by'ukuri buriya urubyiruko ni abantu bameze nk'aho baharara kandi bakanarambirwa vuba. Mu by'ukuri za ndirimbo z'igishego njye ndumva nta muntu w'umupapa, nta muntu rwose w'umusaza waba yumviye bakagambage akumva bari bose bagiye banyuraho bakibaririmbye indirimbo na n'uyu munsi zicyumvwa ngo nanjye zagiye kumva ibi bishego. Rwose mwa Abanyarwanda mwe n'Abanyarwandakazi, ndatekereza neza ko mugabanyije igishego muri music, indirimbo zajya ziba trend igihe kingana n'izo izindi za trendingaga. Uribaza ubundi hari abahanzi bagiye baririmba indirimbo mu by'ukuri ukumva ni indirimbo y'ibihe byose, ariko se uraza ndirimbira indirimbo nk'akinyuma, iyo ndirimbo urumva ko izaba trend igihe kingana iki? Uraza ndirimbire mikoro, uraza ndirimbire saa moya. Rwose tubabwije ukuri ntabwo biriya bintu bishoboka habe namba. Niyo mpamvu ziza zigatrendinga igihe gito cyane ugahita ubona ziburiwe irengero. Rero mu by'ukuri ndumva mwagabanya ibishego. Rero twaje gutondekanya abahanzi batatu bayoboye igishego hano mu Rwanda. Uwa mbere Mico the best. Mico rwose niwe uyoboye igishego, sinzi niba twakwita wenda papa gishego, kuko ewana uritica mu gishego kabisa. Ngira ngo rwose urimo uragumura urubyiruko rwose urujyana mu bintu by'ibishego sinzi. Umwanya wa kabiri turawusangaho Bruce Melody mu kuririmba igishego. Bruce Melody kutwikara ngo akinyuma ni agacyo ubwo. Ngo mfite sosiso, asa ni sosiso koko cyangwa ni cya kinyarwanda ngo kijimije n'iki n'iki? Abumva baba bumva nta sosiso, nta kinyuma, nta muneke, nta banana rwose. So rero ku mwanya wa kabiri turahasanga umuhanzi Bruce Melody. Ariko nanone tukareba nubwo Bruce Melody aririmba igishego, umwandikira tuzi neza ko ari Mico the best. Kandi ndabizi neza ko Bruce Melody buriya yubaha Mico byatari. Rero tukareba tugasanga ari Mico ushobora kuba ushuka Bruce Melody ngo bakore igishego. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umuntu waririmbye mikoro, niwe nawe mu gukora igishego. Turabashimiye cyane kuko mubana natwe buri munsi. Imbuga nkoranyambaga mwatubonaho ni Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp and call. Murakoze. Tutaragenda kuri Facebook mwadukurikirana kuri King Love Comedian Rwanda. Hanyuma kuri Instagram ni King ugacakarongo Love ugacakarongo Comedy. Hanyuma kuri Twitter ni King Love TV. WhatsApp nimero murayibona hasangaho. Murakoze
caho caho.